Hari impamvu ikomeye Perezida Paul Kagame ku ya 9 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka wa 2024 ubwo yajyaga kwiyamamaza mu karere ka Gicumbi yahisemo kuzinduka yerekeza mu gace kamwe gaherereye muri aka karere. Nk'umuntu uva i Kigali mu nzira yerekeza muri ako gace ubanza guta umuhanda werekeza Gicumbi mu mujyi ugenda usatira umupaka wa Uganda aho butarahagera gato ubundi ugahita winjira muri ako gace. N'agace kitaruye utundi kibera hitaruye ku gasongero k'umusozi, agace kandi gasa n'agatuje kicecekeye ariko gahishe byinshi. Kije, bienvenue, welcome to the BGU space. Ngwino dusesekarane ku gicumbi cy'umurindi w'intwari zaba izikiriho n'izatabarutse, agace kanywanye nazo kubw'amateka gafitanye nazo. Njyewe uri kumva ndi Benita Giraneza Uwel. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro mbwirwaruhame n'abanyamakuru n'aba content creators muri rusange ubwo bari bahari yagerageje kubanyurira mu ncamake abavungurira bike ku by'ubuzima bwe bwite yanyuragamo ari muri ako gace n'ubuzima bw'urugamba rutoroshye rwo kurwanira igihugu. Byose byari byomataniye hamwe ariko bikanomatana n'ako gace nyine kuko ibyinshi ariho byaberaga, agace ka Murindi w'intwari. Uwo mwanya yibanze cyane ku mateka yo ku Murindi mu gihe cy'intambara yo kubohora u Rwanda. Yasangije kandi uru rubyiruko iby'inkuru yo mu 1994 y'umuhungu we Ivan Kagame wari ufite imyaka 3 muri icyo gihe ubwo yazaga kwa musura mu gihe urugamba rwari rukomeje, n'ukuntu yagerageje guhuza inshingano ze z'ubuzima bwe bwite n'iz'urugamba rukomeye yari ariho. Abakurikiye icyo kiganiro murabizi muri rusange nk'uko umukuru w'igihugu yakunze kubikomozaho, kano gace bafitanye amateka akomeye we na bagenzi be barimo bahirimbanira kuzabohora igihugu. None aka gace k'umurindi w'intwari gafitanye amateka akomeye n'umukuru w'igihugu mu by'ukuri gateye gate ubuzima ku bahatuye n'imibereho yabo muri rusange. Amateka yakaranze mu bihe byahise ubwo umukuru w'igihugu yakabagamo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Umurindi w'intwari ni ahantu hafite amateka akomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, by'umwihariko ku rugamba rwahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Iri zina ryaho kagace ka Murindi kubera ukuntu waririmbwe cyane ukamenyekana uvugwa cyane kubw'ingabo za FPR Inkotanyi zahakoreye zikahaba mu buzima n'urugendo rw'inzitane. Akamaro k'amateka y'umurindi y'urugamba mu gihe cy'urugamba rwa FPR Inkotanyi rwo kubohora igihugu rwatangiye ku ya 1 Ukwakira mu 1990. Umurindi w'intwari wabaye icyicaro gikuru cya politike n'igisirikare cy'Inkotanyi kuva mu mwaka wa 1992 kugeza mu 1994. Ahangaha muri aka gace niho hafatirwaga ibyemezo byinshi bikomeye ndetse byafashije FPR kugenda itsindura urugamba rwari rugamije guhindura amateka y'u Rwanda. Umurindi w'intwari ni ahantu hari hashingiye ku bikorwa byo gucunga intambara, kuyobora urugamba no guhuza ibikorwa by'abasirikare n'abasivili kugira ngo intsinzi y'urugamba izagerweho. Gusa nanone nk'uko umukuru w'igihugu yakomeje kubikomozaho, usibye kuba bararwanaga kugira ngo byitwe ko bagomba gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje gukora, kuri bo ngo byari bigoye cyane kandi nta nubwo biyumvishaga ko rwose bazagera ku ntsinzi ngo ntibayirebaga hafi aho. Nta kindi cyizere, nta kintu cyari gihari cyaha umuntu uwo ari we wese. Yewe n'abatsinzwe banza batari bazi ko bazatsindwa, babaga bazi ko ni leta bafite ibyangombwa byose, bumvaga bari aho twebwe bitaga inyenzi bazatunyura hejuru gusa bakagenda.
natwe kubera aho twavaga nuko twari tumeze n'ubushobozi butari buhagije twari dufite, usibye uwo mutima wo gukora ibyo ushaka gukora warabikoraga, ariko nta garanti, nta kintu cyakwemezaga ngo ibyo urwanira uzabigeraho, ariko wagomba kurwana niwe kuko nicyo wahisemo kandi niyo inzira yari imbere yawe warebaga wakoresha gusa. So ntazagira ukubeshya ngo ibyo twita intsinzi ngo barayirebaga barayirwaniye bayigeraho, ariko kuba warayirebaga iza ibyo bizavuga n'utari uhari. Ibikorwa by'ingabo za FPR Inkotanyi ku Murindi hari icyicaro cya Paul Kagame wari umuyobozi w'ingabo za FPR Inkotanyi muri icyo gihe. Hari kandi ikigo cy'itangazamakuru cyakoreshwaga na FPR Inkotanyi cyitwaga Radio Muhabura, yagize uruhare mu gukangurira abaturage gushyigikira urugamba rwo kubohora igihugu no gukuraho ingoma y'igitugu yari iyobowe na leta ya Habyarimana. Aha ku Murindi kandi niho haberaga inama nyinshi zibanga zafashaga mu gutegura uko urugamba rwagombaga gukomeza kugenda neza, ndetse no kuganira ku mishinga ya politiki y'ibihugu nyuma yo gutsinda urugamba. Nyuma y'intsinzi y'Inkotanyi mu 1994, ingabo za FPR Inkotanyi ntabwo zigeze zibagirwa Agace, kuko bagiye babigaragaza mu ndirimbo zabo, bakomeza kubigaragaza kandi mu butumwa butandukanye bagendaga batanga. Hateguwe ibikorwa byo guha agaciro aha hantu ndangamateka hafite ishingiro mu rugamba rwo kubohora igihugu. Umurindi w'intwari ni hamwe mu hantu hafatwa nk'igicumbi cy'intwari kubera uruhare rwaho mu kuyobora urugamba ndetse no kuba icyicaro cy'umugambi w'intsinzi. Aha hantu hafatwa nk'ikimenyetso cy'ubutwari bwa gisirikare. Ingabo muri rusange zatanze ibitambo byabo kugira ngo igihugu kibohorwe, ari nayo mpamvu bahise ku Murindi w'intwari. Uyu munsi ku Murindi w'intwari ni ahantu hari kugenda higarurira ubukerarugendo bw'amateka, aho abantu bahasura kugira ngo bamenye amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda n'ubuzima muri rusange bw'abahabaye mu gihe cyari cy'akaga gakomeye u Rwanda rwagize. Haracyari ibimenyetso by'ibyumba byakoreshwaga mu kuganira ku byemezo by'ingabo za FPR Inkotanyi hamwe n'ibikoresho byifashishwaga muri icyo gihe. Umurindi w'intwari ni ikimenyetso ku basore n'abakobwa b'iki gihe cyo kwiga no gusobanukirwa ku bwitange abasirikare bakiri bato bagize mu kugira uruhare mu guhindura amateka y'uru Rwanda. Ibi nta gushidikanya kandi nayo mpamvu umukuru w'igihugu yahisemo kuzindukana n'abakiri batoya kugira ngo ahabatembereze bamenye ibyaho by'umwihariko. Ese abaturage batuye muri aka gace babayeho bate? Aha muri aka gace ku Murindi w'intwari hari abaturage bahatuye ndetse bahabaye imyaka myinshi nka gakondo yabo, aho abenshi muri bo batunzwe n'imirimo y'ubworozi bwiganjemo bw'inka, cyane ko umukamo w'inka zabo utanga umusaruro ufatika ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'igihugu nk'uko muri rusange akarere uherereyemo ariko gahiga utundi mu gutanga umukamo uhagije mu gihugu. Usibye kuba ari n'aborozi, bakunze nanone guhugira mu mirimo y'ubuhinzi bw'ibanze ari nabwo bubatunga umunsi ku wundi, ariko kandi bakagira ubukungu bwihariye buturuka ku buhinzi bw'icyayi buzengurutswe n'ikibaya gishashe kiri mu kabande ka Murindi. Ibi kandi biraborohereza cyane ku kubona umusaruro muri icyo cyayi kuko hari uruganda rugitunganya ndetse rukanagemurira amahanga. Uru ruganda rwegeranye neza n'igicumbi cy'intwari. Imibereho y'Abanyamurindi kandi ishingiye no ku bucuruzi buhakorerwa bukanagenda neza kurushaho mu bijyanye n'imihahiranire y'ibihugu ari by'u Rwanda na Uganda, aho abatuye muri aka gace bitabasaba urugendo rurerure bambuka mu gihugu cy'abaturanyi babo. Kuba kandi begereye Ubugande cyane byatumye bafata zimwe mu ndimi zihakoreshwa nk'urukoreshwa mu bice by'Ubugande bwegereye u Rwanda nka Katuna, Mayengo, Kabare, Mbarara n'ibindi rwitwa Urukiga, aho usanga Abanyamurindi benshi ari rwo bivugira gusa.
Abaturage b'Abanyamulindi kandi bazwiho kugira urugwiro no gukunda abantu muri rusange, bagakunda gususurutsa ababasura binyuriye mu mbyino y'umudiho w'inkiga nabo bakomora mu duce twa Uganda tubegereye. Nubwo bavuga iyikiga cyane, mu mashuri biga nk'abandi banyarwanda bose, bakiga ururimi rwabo rw'ikinyarwanda nk'abanyarwanda muri rusange, nubwo hari abavuga ko hari ubwo bibagora gutsinda mu ishuri kubwo kwitiranya ibihekane n'inyandiko n'imivugire y'ururimi basanzwe bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ku bijyanye no kugira urugwiro byo, n'umukuru w'igihugu yakunze kubikomozaho avuga ko ubwo bageraga ku Murindi, Abanyamulindi bakunze ingabo za FPR bakitwara neza bagafatanya kugeza ubwo izi ngabo zaje kuhava zerekeza i Kigali. Aha kandi hakomeje kugenda hagezwa ibikorwa remezo bitandukanye nk'ibitaro by'icyitegererezo by'ikigo nderabuzima cya Murindi, inzu ndangamurage kandi ikaba iy'amateka yihariye y'inkotanyi n'aka gace. Harateganywa kandi kuzashyirwaho ibindi bikorwa birimo nk'imihanda myiza yorohereza abagenzi kugerayo byihuse. Mu ncamake, ku Murindi w'intwari ni ikimenyetso gikomeye cy'ubutwari, ubwigenge n'amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, bikaba bigaragarira mu mateka yasigiwe u Rwanda n'intwari z'inkotanyi. Ni nanga dusoje ikiganiro cyacu, mwakoze kubana natwe naho ubutaha. Ndabibutsa ko igitekerezo n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.